Perezida w'igihugu cy'u Rwanda His Excellency Paul Kagame akaba yatangarije ibitangazamakuru bitandukanye harimo na Rwanda TV ko rwose ngo nubwo insengero zimwe zasizwe zidafunzwe ngo hari n'izindi rwose zigiye gufungwa ndetse kandi akaba abona ko rwose insengero nyinshi cyane zitandukanye hafi ya zose ngo agiye kuzifunga ahubwo bakazajya basengera mu rugo. Perezida His Excellency Paul Kagame yakomeje avuga ati izi nsengero rwose mubona nta kintu zifasha nta n'akazi zitanga ahubwo zuzuyemo uburara n'amabandi harimo ubutekamutwe no kwicura abantu utwabo. Avuga ko ngo abantu benshi baba bafite ibibazo bijyanye n'amikoro, mituweli ndetse n'ibindi bibazo bahura nabyo bijyanye n'ubwishingizi mu kwivuza n'imibereho yabo, ariko rwose ngo ntibatinye gutanga ibiruta ibyo batunze mu nsengero. Ngo kandi akomeza avuga ko hari abapasiteri ngo nabo bakomeza kugenda bikubira iby'abaturage babyita ko hari abakristo bari gutanga ibya cumi. Ngiki kiganiro cyose rero ndetse na video yose ngiye kukugezaho umukuru w'igihugu ari kubisobanura neza rwose abyivugira n'amagambo ye ndetse n'akanwa ke avuga rwose ibyo agiye gukorera abantu bamwe muri zino nsengero. Ikindi nyakubahwa Perezida wa Repubulika ibirebana n'insengero, abanyirinsengero basabwe kugira ibyo bavugurura, barabivugurura bashyiramo amafaranga nabyo bigiye gusaza zitarataha. Iyo bibagewe nta nsengero nafungura n'ibyo dukora tubikora nyine byose kugira ngo abantu nayo insengero muri development muri ibi byose twavugaga intambara ziri ku isi na survival y'igihugu, insengero zifitemo uruhare iki? Nazo ziratanga akazi se? They just cheat abenshi, they just cheat. Ariko mubahehe mwebwe ngewe ibyo mbona ko ari abantu huzuyemo ububande gusa, kurwana n'ababande bari mu churches nabyo nta mpuhwe mbifitiye na busa rwose. Ariko mwebwe abakoroni barabarindagije namwe murarindagira. Ubu ibintu twirwe tuganira ibintu bya church, ibisengero wagiye mujye guhinga mworore mujye gusenga nushaka usengere kuri telefone. Churches aho byaturutse ntuhazi, churches ziri ahantu hose ziri ahubwo ndetse buriya nuko dushaka gushyira ibintu kuri, tudashaka guhutaza abantu, tugira kwigisha naho hafunzwe nke. Ikibazo kirimo nyakubahwa Perezida wa Repubulika kubera hari uturere tumwe zifunguye, abaturage baturuka mu turere aho zifunze bajya gutera umubyigano naho tuzazifunge ahubwo. Yes, aho ziri ubwo tuzazifunga bajye basengera mu rugo rwose. Iri senga abanyafurika